Hallelujah, 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 hallelujah. Inkuru nziza, oh, inkuru nziza, inkuru nziza nkuzanire mama. Hari inkuru nziza mbazaniye itandukanye n'izindi nkuru. Inkuru nziza ituruka ku Uwiteka Imana, ivuguruza imigambi y'abarozi yo. Inkuru nziza, haleluya. Inkuru nziza, hari ibintu byinshi byagiye byamamara ku buzima bwawe, ugatekereza niba wazabisohokamo, ariko dore Imana irabihinduye, izanye inkuru nziza ku buzima bwawe. Haleluya. Hari inkuru nziza Imana iguhaye, hari inkuru zamamaye ku buzima bwawe, iz'amagambo zari zaramamaye, iz'uko ntacyo uzimarira zari zaramamaye, iz'uko uri imfubyi zari zaramamaye, ariko hari inkuru nziza Imana izanye. Harageze ngo Imana yawe ihindura amateka, ikuvane w'igisuzuguriro, yoyoyo, amazina mabi Imana iyegezeyo, igukize ikimwaro, ihindura amateka yawe. Nshuti yanjye kumira, inkuru nziza, hari inkuru nziza ku buzima bwawe. Inkuru nziza, inkuru nziza nshuti yanjye. Haleluya. Hari inkuru nziza kuri Libera, hari inkuru nziza ku bacuranzi, hari inkuru nziza mu gihugu cyacu, hari inkuru nziza ku itorero, hari inkuru nziza, hari inkuru nziza Imana izanye ku buzima bwacu. Kuko nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere, ijambo ryose Imana yavuze iraririnda, ikaririnda kugeza risohoyeyo. Umuri ijambo Imana yavuze rizasohora, umurakomera shikama. Dore mu migazi imisozi, yoyoyo, amaguru yuzanye inkuru nziza mama, akamamaza iby'amahoro. Humura, 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 yoyoyo. Dore mu migazi imisozi, yoyoyo, amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Mushiki wanjye, inkuru nziza, haleluya. Hari inkuru nziza Imana izanye ku buzima bwawe, hari inkuru nziza Imana izanye mu kazi kawe, hari inkuru nziza Imana izanye ku bana bawe, hari inkuru nziza Imana izanye. Imana ikuye inkuru mbi ku buzima bwawe. Loshakarabori amandre baba, erega zibyo nibwira nzakugirira nshuti yanjye, n'amahoro si ibi bikomera. Erega zibyo nibwira nzakugirira, n'amahoro si ibi humura. Abantu bafite ibyo batekereza ku buzima bwawe, hari nuko bareba bakabona ntacyo uzimarira, bakurebera mu kahise batanze ikimana igambira. Umurima nizi ibyo yibwira ku buzima bwawe. Inkuru nziza, yoyoyoyo, inkuru nziza, hari inkuru nziza Imana izanye. Inkuru nziza,
haleluya. Hari inkuru nziza Imana izana, hari inkuru nziza Imana izana umuntu agaseka, hari inkuru nziza Imana izana umuntu akuzura umwuka wera. Inkuru mbi ziramamara cyane. Iyo umuntu ari inkuru mbi zimuriho ababona nta nkuru nziza izaza ku buzima bwe, ariko burya hirya y'inkuru mbi ku buzima bwawe hari inkuru nziza Imana izanye ivuguruza yayindi ku buzima bwawe. Haleluya. Inkuru nziza, inkuru nziza iraje, inkuru nziza Imana irayizanye, inkuru nziza nshuti yanjye, inkuru nziza, inkuru nziza papa we, inkuru nziza mukobwa weyo, inkuru nziza musore mugabo yoyo, inkuru nziza muri East Africa yoyoyo, inkuru nziza mu banyarwanda mwese yoyoyo, inkuru nziza ku ba diaspora bose yo, inkuru nziza. Nanjye werarisi ndavuga inkuru nziza yo, ndavuga Imana nabonye hindura amateka, ndavuga Imana y'inyembaraga yoyoyo, ndavuga Imana itarobanura ku butoni, Imana y'amasezerano yoyoyo. Imana ishimwe inshuti abadukurikiye, inshuti za gusengerwa, abari mu gihugu cyacu, abari East Africa, tubahaye ikaze. Ni Harerimana Werarisi n'ubundi muri kumwe kwa bujyuma, turi kumwe na Libera Pro. Imana ishimwe ko Imana iturinze kandi ari kubikora neza. Dushimiye abantu badusengera, dushimiye abantu bakora subscribe, dushimiye abantu bakora share, bagafata ijambo ry'Imana bakaryohereza abandi. Abo turavuze ngo Imana ibaho umugisha. Imana ni nziza kandi Imana niyo kwizerwa. Mwaye muri dukurikiye turi kuri ngo hari inkuru nziza. N'ubu ntabwo njya kure y'ubuhanuzi bw'indirimbo, n'ubu ndavuga ku nkuru nziza. Inkuru nziza ni inkuru mbi, niho ndavuga, ntabwo ndajya kure yaho. Dushimiye abatenga gusengerwa mwese, abantu abatugira inama, dushimiye abantu bajya mudukurikiye kuri Zoom ku wa gatanu. Mwese abajya badusengera, tujya tugira ibihe byiza kuri Zoom ku wa gatanu guhera saa moya kugira mu saa 4 z'ijoro. Imana igibana natwe kandi nanda kuraritse umunsi wo ku wa gatanu, n'ubundi uzaze dufatanye ejo, tuzagira ibihe byiza. Abafite link yacu ubwo ndabararitse, n'abandi mutayifite ubwo muzayibona nimubishaka muzayibona, muca mu gikari mukatwandikira tukaguha link, kuko kuri Zoom ntabwo ari umuntu wese kuza gusa, haza umutumirwa. Dushimira Imana ko yabanye natwe. Tugiye kuvuga ku nkuru nziza, turavuga ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ibice 29. Turasoma umurongo waho ku murongo wa 11. Gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ibice 29 ku murongo waho wa 11. Hari ijambo rivuze ngo erega nzibyo nibwira nzabagirira, na mahoro si bibi, kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Imana ishimwe. 12 haranditse ngo kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzabumvira. 13 muzashaka mumbone, nimunshakana umutima wanyu wose. Imana ishimwe. Turasoma no mu gitabo muri Nahumu, gitabo cy'umuhanuzi Nahumu, ibice 2. Turacyari ku nkuru nziza, inkuru nziza. Gitabo cy'umuhanuzi Nahumu, ibice 2 turera ku murongo wa mbere. Hari ijambo rivuze ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe. Yatsembweho pe.
Imana ishimwe. Dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro, akamamaza iby'amahoro. Ngo Yuda we, nimvuga Yuda wumve wowe, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe, yatsembweho pe. Imana ikurinde umunyabibi mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Hari igihe umuntu aririmba indirimbo ari ubuhanuzi, umuntu akaririmba abantu bakumva ari indirimbo, ariko abahanga bo kumva umuntu aba yumvishije icyo bishatse kuvuga. Uba wumva ari umuziki, ariko burya indirimbo iza yose iyo ariyo yose aba ari ubuhanuzi ku buzima bwawe. Ujye utega amatwi wumve, uzajya ukuramo message nyinshi. Indirimbo zose zishito gusingiza Imana za gospel. Ijambo rivuze gute? Rivuze ngo ikiravuga ngo erega nzibyo nibwira, nzibyo nibwira nzabagirira. Imana izibyo yibwira muri ibyo bibazo urimo, muri ayo makuba urimo, nzibyo nibwira. Kuri uwo musozi utuyeho w'ibigeragezo, Imana izibyo yibwira. Kuri icyo gisuzugure uriho, Imana izibyo yibwira. Muri ubwo butayu utuyemo, Imana izibyo yibwira. Nubwo yagucecekana, igucecekanya izibyo yibwira. Mana ishimwe ko dufite Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Muri ubwo burwayi, Imana izibyo yibwira. Muri ubwo bushomeri utuyemo, nje kukubwira ko Imana izibyo yibwira. Muri ibyo upanga ukabona birapfuye, hari Imana izibyo yibwira. Biravuga ngo nzibyo nibwira nzakugirira, ni amahoro si ibibi. Kubera iki hajeho ikinyuranyo ngo ni amahoro si ibibi? Imana izi ko umusozi utuyemo ari umusozi w'ibibi. Imana izi ko ibibi bikumazeho imyaka myinshi. Se umwami wacu Yesu azi ko wakuriye mu bibi, ibibi biguteye umutima, kurwara umutima. Zibyo nibwira nzakugirira, kugira ngo nkuremo umutima dokesi kadre, umutima w'ibyo uzabona. Iyo umuntu aca mu bigeragezo, abantu bari kumurebera mu ntambara babona ko nta hazaza hazagira. Akenshi umuntu uri guca mu bigeragezo, umuntu uri guca mu bukene, umuntu uri guca mu burwayi, akenshi iyo abantu bakurebera mu bigeragezo babona nyine uzatura aho ngaho ubuzima butazahinduka. Ariko hirya y'aho utareba haba hari umuremyi wawe, haba hariho Imana iri kuvuga ngo nzibyo nibwira nzakugirira. Aho wowe utareba, iyo umuntu arira akarararira, abantu bose bakamusungera, Imana izibyo yibwira izakora. Uzasoma ijambo ry'Imana, uzasoma ijambo ry'Imana, uzasanga aho umupfakazi yapfushije umwana we w'ifura. Umwana yari afite ari umwe w'ikinege, abantu baje kumufasha kurira, abandi bagiye kumufasha gushyingura, ngo bikoreye ikiriba bagiye gushyingura. Abantu barebaga bose, barebaga babonaga kwirimbi. Abantu bakabona ko birangiye, umupfakazi asigaye wenyine. Ariko mu ijuru Imana yacu yo yabireba ikabona umwana mu mwanya araba ari kumwe na mama we, bari kugenda batambuka bavuga ati mwana wanjye wari upfuye ariko Imana irahabaye. Abantu iyo bakurebye babona uzapfira muri ubwo buzima, Imana yakureba ikabona hari ibyo igiye gukora ku buzima bwawe. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Iyo aba bantu barebaga bakareba bakamenya n'ahazaza h'umuntu, nta wabakira. Ariko kuko Imana yabahishe kumenya hazaza hacu, nta muntu umenya hazaza hawe. Umuntu amenya hahise hawe, ariko ntamenya hazaza hawe. Ahazaza hawe ni Imana ihazi. Haleluya! Nta muntu, ikintu gikomeye Imana yakoze ku bantu. Abantu n'abanyabwenge, ariko nta muntu umenya hazaza h'umuntu. Bakurarira, baguhitana,
ntiwarya ntiwasinzira. Imana ibahisha kumenya hazaza hawe. Nabize cyane ntabwo bamenya hazaza h'umuntu. Ikindi Imana yabahishe kura mutima. Nta muntu uri mutima. Abantu mwese mugenda muri mutima. Yewe haba mbuti yaje y'amahane. Urumva neza abantu byaye bibazo kuko Imana yaduhishe kura mutima. Nta uri mutima wundi wicaye n'umuntu arimo kugambanya kimwe arimo kuroga ntubimenye kugira ngo hatambuti yaje. Ariko bugi Imana yo kukwireberaho cyaremwe ibizo ibyo yibwira igiye gukora ku buzima bw'umuntu. Erega ibyo nibwira nzakugirira. Niyo mpamvu nzanye ndimo ngo inkuru nziza. Uraryamuka ukicara ukaryama ukibaza ukagaramuka bakusuba ubuzima buzahinduka. Ubuzima ndimo buzahinduka. Ukaramukira ubuzima ndimo buzahinduka mwami. Uratekereza amateka nyazahinduka. Birashoboka no kugira ngo nanjye nzarya. Hari wacu wavuze ngo hari namaraga igenda ikibaza nima nzarya ifiriti. Umva ifiriti. Erega nzibyo nibwira nzakugirira. Iri jambo Imana iri kubwiye kubera iki? Hari ibyo umaze w'igihe kirekire. Birashoboka ko umaze igihe uryumva. Birashoboka atari ubwa mbere turivuze atari n'ubwa kabiri. Ariko umwuka w'Imana arambwiye ngo nze ntangaze ku buzima bwawe ko hari ibyo Imana yibwira igiye gukora muri aya mezi. Drofai bivuguruza ibyo abarozi bari gupanga ku buzima bwawe. Bivuguruza ibyo abakonikoni bari gupanga ku buzima bwawe. Ibyo Imana yibwira bije kuvuguruza imigambi y'abadayimoni ku buzima bwawe. Ibyo papa yibwira gukora ku buzima bwawe biravuguruza ibitambo biri ku buzima bwawe. Mana ishimwe. Ibyo Imana data n'umwana n'umuka wera bari gupanga ku buzima bwawe bigiye kuvuguruza umusonga w'ikibazo tuyeho igihe kirekire. Umusonga w'agahinda, umusonga w'ibitutsi utuyeho. Imana ije Imana ije kuvuguruza umusonga w'ikibazo. Sibyo nibwira nzakugirira. N'amahoro si bibi ngo muzashaka mumbone. Nimushakana umutima wanyu wose. Muzashaka mumbone. Shaka Imana. Mu gushaka Imana kwa uzayibona. Nushaka abantu bazaguhinduka. Ariko nushaka Imana uzayibona. Kandi Imana uzayibonera mu bantu. Imana izakoresha abantu kugira ngo utabarwe. Imana izakoresha umuturanye. Imana izakoresha uwo mwiganye. Imana izakoresha. Umenye ko mu gusubizwa kwawe izaca ku muntu uko byamera kose. Izaca ku muntu. Kandi abadayimoni kukurwanya. N'umurozi n'umuntu. N'umurozi n'umuntu. Unyumvire. N'abazima babi n'abantu. Uhumura nubwo yakomerekejwe n'abantu. Hari abandi bantu, hari abantu Imana yizigamiye. Hari abantu Imana yibikiye bitwa ibisubizo by'Imana. Hari ibisubizo by'Imana. Imana ikoresha bikavuguruza abantu b'abazima babi barutwa n'abazimu. Abazima babi ni umuntu utarapfuye ngo bamushingure. Uwarutwa n'umuzimu. Tumwita umuzima mubi. Umuzimu uramwirukana akagenda. Ariko umuzima mubi, nshuti yanjye, aragatsindwa n'Imana. Imana ikwinda umuzima mubi muri biro. Imana ikwinda umuzima mubi mu rugo iwawe. Imana ikwinda umuzima mubi mu baturanye. Imana ikwinda umuzima mubi mu rusengero. Uzi umuzima mubi yari muri korali. Uzi umuzima mubi yari mu rusengero. Ntirutera imbere. Uzi umuzima mubi yari mu kazi. Kazi ntigatera imbere. Uzi umuzima mubi yari mu kazi akicayemo. Aho kugira ngo akore ibiteza imbere akazi ahora apanga ibigica akazi. Ariko Imana ikurinda umuzima mubi ikuzanira umwana wayo. Ikuzanira abo yizigamiye. Haleluya. Imana ikurinda umuzima mubi. Umuzima mubi kandi yaba no muvukana mu nda. Neza uwo muvukana mu nda yakubera umuzima mubi. Akaba ariho wanura imyenda yawe akajya kuyirogesha. Yatewe ari umuzima mubi urutwa n'umuzimu. Umuzima mubi ujya guterana akaguherekeza apanga ubyo ari kukuroga. Ariko Imana ivuga ati nzibyo nibwira n'uguhanganye n'umuzima mubi. Nzibyo nibwira nzakugirira. Muzima mubi
aguteranya na bosi ukashaka ikintu umupfuka kibura, mudasangira ku isahani imwe, mudahemberwa hamwe, ariko umuzima mubi ntashobora kunyurwa n'ibye, anyurwa ahora ahanganye umutima. Umuntu ugira umutima mubi, umuzima mubi ahora ahangayitse, ntiyishimira iterambere ry'abandi. Oya, ahora ahangayikishijwe nuko wisize utuvuta wakeye. Iyo wabuze ikanzu uwo munsi, umuzima mubi ararahikinya amenyo. Ariko uva babwire umurage w'umuzima mubi, uzabisoma mu gitabo muri Zaburi 112 ku murongo w'10 haranditse ngo umunyabyaha azabireba ababare, ahekenya amenyo ayage. Icyo umunyabyaha yifuza kizabura. Umuzima mubi ni umunyabyaha, umuntu utifuza iterambere ry'abandi. Ibyo kwifuzaho kuko Imana ibizi ibyo yibwira izakora ku buzima bwawe, birangira ibyo agambira byose bitagezweho. Ibyo agambira ku buzima. Ndahanurira abantu bankurikirana kuri gusenga rwabo, ndahanurira abantu bose, sinarimerutse aha ngaha nshuti yanjye. Umva, nje kukubwira ko Imana ije kugukiza umuzima mubi. Umuzima mubi ntiyakifuza kuba n'umugabo we rubatse, ntibishoboka. umuzima mubi ntiyifuza kugira fiyanse, ntibishoboka. umuzima mubi abona waranga ugiye gucuruza agapanga uburyo uzahomba. umuzima mubi abona wagiye muri kaminuza agapanga uburyo uzapfa. umuzima mubi abona wabyaye agapanga uburyo abana bazaba bidebire. Iyo Imana igukiza umuzima mubi, umuzima mubi aragatsindwa niyaturemye. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo erega sibyo nibwira nzakugirira. Imana izi ko duturanye n'abazima babi. Imana izi ko hari ibiguhagurukira, ariko biguhagurukira Imana ngo mwana wanjye nzibyo nibwira bakagambana Imana wanjye ibyo nibwira nzakugirira. Ni amahoro, icyitonderwa ni amahoro, si bibi, kugira ngo nkureme mu mutima w'ibizaza. umuzima mubi aba yifuza ko wahora utura mu bibi gusa, ari ibi gusa bisimburana. we yifuza ko ibi bisimburana, izuba ricana mu gihugu, inzara yica abantu, itoro rihora rishwana, ibintu byose bisa abakavuye. Ariko Imana igukiza umuzima mubi. umuzima mubi nje kukubwira ngo Imana imugukize. Iyo muzima wawe utwaye imodoka agahita bati muhendukane mu gitondo, atavuze ati Imana arimuhaye, ati yaba ari mwishaga kanya. umuzima muba yishimira ibyago by'abandi, ariko umuntu w'Imana ab'Imana yizigamiye, iyo wagize ibyago aravuga ati yo Uwiteka we urengera uwacu we, Imana ikurengera, uwacu we Imana igushyigikira. Ariko umuzima we ahita ngo Herode yapfuye. Iyo wakoze agise cyangwa wagize ibyago araserebra ati Herode yapfuye, ariko uw'Imana yizigamiye, uri mu mwuka w'Imana, ahita ati uwacu we Imana ikugire neza, Imana iguha imbaraga. Dore ikintu cyishe itorero, ikintu cyishe abantu b'Imana. Abantu ntago bose ari beza sha, hari abazima babi. Niyo mpamvu tujya kubwiriza, twajya kubwiriza mu materaniro, turimo tubwiriza, hari abantu baje gushaka Imana, hakaza n'umuzima mubi kuroga sha, akaza kuroga, aheruka kuza kuroga pe, araza muzima mubi akaza kuroga we. Uyoboye abantu bari gufashwa, uri mu ijambo ry'Imana, abantu bari kuravuga ati haleluya, Mana uraduhembuye umuzima. Bati iki kigabo ujye kigusengera abantu kigomba kwikubita kigapfa. Sibyo nibwira, icyitonderwa. Abantu basenga, abantu bamenye Imana, abantu bakunda Imana, abantu baretse ibyaha bagashaka Imana, umuzima mubi naho yabahagurukira gute ntabwo azabashobora, kuko hariho Imana ibarengera, hariho Imana izi ibyo yibwira ku buzima bwawe. Barabitega Imana ikabikuvanaho, bagambana Imana ikagutabara, bacukura urwobo Imana ikarusiba. Imana izi ibyo yibwira kuba yiringira. Imana izi ibyo yibwira kuba yikorera. Ndabwira abizera Imana, ndabwira abanyamasengesho, ndabwira abakobwa bakurikiye Imana, ndabwira abagabo bakurikiye Imana, ndabwira ababyeyi bakurikiye Imana, ndabwira abanyamasenge, ndabwira abashumba, abapaseri. Hari Imana igirengera abantu bayo, hari Imana irengera intore zayo. Nubwo hari abazima bahagurukira umurimo w'Imana kuvuga ngo umuzima mubi ntashobora kwemera ko hari ikintu cyaje mu iterambere, ntiyashobora kwemera ko hari iterambere riri mu itorero, ntashaka kubyemera, ntibishoboka. Ahora abona ibibi. Urumva ngende umwadeperi, ariko umuzima mubi ahora abona ibintu byose ari bibi muri ADPR, ntashobora kubona ko hari ibintu byiza bihari. Umuzima mubi ntabona ko ari ibintu byiza, ntabona ko ari impinduka, baratewe n'ubuzima mubi. Mu murimo w'Imana uzahabona muzima mubi. Mu kazi gasanzwe umuzima buzamusanga,
muri iyo kampani utuyemo usahamusanga upanga ibintu akabivuguruza agahita avuga ati birapfuye, ntashobora kubona ko ari ikintu kizima. Ukosa ikosa rimwe akarebana n'amakosa 1000 akibagiga ibyiza byose wakoze kubera ko abagutegeye. Hari umugabo ufite abazima babi, Daniel afite abazima babi, yakoraga ibyiza ibwami agakora akazi neza, ariko arafite aho bakorana batifuza ko atera imbere, batifuza ko agira agaciro. Bari abazima babi arutwa n'abazimu, bagiraho bagambana, bagira bati bapanga uburyo bashakisha uburyo Daniel yazagwa mu mutego, yazagwa mu ikosa. Umuzima muba gushakira ikosa agutega umutego, kandi umuntu ukora arakosa. Shuti yanjye, umuntu ukora cyane n'ukosa, udakora nta kosa. Daniel avuga ati tumushakire, bashaka hano bazamufatira barahabura. Umuzima muba gushakira umutego, baravanga hano twabona twamutegera, tumutegere ku Mana ye. Umutego wamufata nuwo ku Mana ye. Umuzima mubi agutegera no mu byukora no mu murimo w'Imana aragutega, ariko Imana ibizi ibyo yibwira izakugirira. Rekotremo enfo, data bazi ibyo yibwira azakora mu buzima bwawe. Haleluya! Imana ibizi ibyo yibwira izapanga, ibizi ibyo yibwira izakora. Uzika abazima babigambiriye bakabitegura neza bye, barabinoza bashuka umwami, baramubesha. Umwami ntiyamenya ko bamubeshesha, baravuga ati mwami kuko urukundo tugukunda bwahehe, nta rukundo bamukundaga. Tugushyiraho umunsi wo kujya tugusenga, abantu baze ntibazasenga izindi mana, uyu munsi uzaba wawe. Kumbi ni ukugira ngo Daniel agwe ku mutego, agwe mu mutego wo kudamusenga. Daniel yasengaga Imana yo mu ijuru. Umuzima magutegera no mu byukunda. Hari igihe umuzima mubi yadutegurira agatogo na mukuru wanjye. Muzima mubi shyiramo uburozi, azi ko turapfa. Data aratubwira ngo niduhindure iparato. Imana izi ibyo yibwira, bazagutega bakubwire ngo bagutegeye Nyabugogo, Imana ikubwire ngo uca Kimironko. Hereze bari cyubahiro yowe. Bazanura imyenda, papa akubwira ngo iyi myenda wiyambara ambara iyindi. Bazatwara umusatsi, papa akubwira ngo ujya kwiyogoshesha uwo munsi. Irefo ndagira ngo hano nkubwire ngo ntukangwe n'umuzima mubi. Yesu Kristo yambwiye ngo nze mbwira abizera Imana ngo hari Imana irwanira abizera, hari Imana irwanira bitorero, hari Imana irwanira iparato shaba iteguye neza. Ati avuga ati muzima muranicarana, aranaguhobera kanaseka maze kaje ati Yesu ashimwe ndagukunda nukuri, yo urasa neza mama orororo. Ashaka kuguhitana yo adusekira neza, aranakuroga kanasenga. Umuzima marakuroga kanasenga, akati mwami Yesu umugiriye neza, arimo ashaka kukurangiza. Yugira ubwenge, muranaturana mwakica no ku ntebe. Yaba uwa hafi yawe, yaba ukwegereye cyane, umwe wo muri bo hafi aho yo ndumva sha. Uruhande rwacu ashyiraho uburozi, uruhande rwe ntiyashyiraho uburozi. Aravuga ati mararya ibiroze, mbwira abantu badukurikiye, dore ko amezi n'amezi y'ibitambo. Niyo mpamvu duhaguruke ngo dusenge. Ubu bagiye gutanga bamwese aho batatanze ibyabo, bagiye gutanga ubuzima bwawe, batanga abana, batanga akazi kawe. Ariko umva, Yesu azakurwanirira, Yesu azaguhakurama. Mu bapfa ntabwo urimo. Ejo nabwiye abantu materaniro nimugoroba y'abakozi, ndababwira ngo mu bapfa ntabwo urimo. Refo ntabwo mu bapfa urimo. Hari icyo ugomba gukorera igihugu, hari icyo ugomba gukorera itorero, hari icyo ugomba gukora mu murimo w'Imana. Imana irakwina umuzima mubi. Atereke parato sha, nzibyo nibwira nzakugirira. Papa yarazi ko nzakubwiriza ubutumwa bwiza ndi hano kuri gusengarwa. Atangiye gusenga umwuka w'Imana mu guhindura iparato, werarise mwana wanjye. Reba hano sha, uko asenga ndayikatisha bye, ndakatisha nerekezi we. Harageze ngo urwo bagucukuriye, abarucukuye, uwarucukuye niwe ugomba kurujyamo, wowe ukakomeza imirimo yawe. Komeza imirimo watangiye, wicika intege, wahisemo neza, Nyagasani muri kumwe. Umva, komeza inzira.
wacikwe ngo komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza Nyagasani muri kumwe. Ubusa ntabwo ndi kuvuga Imana, ndagira ngo ninjira ku musozi. Ubu ntabwo turi kuvuga Imana, ubwo ahandi hasimbutse kugira ngo abikire. Twarasenze, yagiye kwa muharabwa ati washatse kuruga ntibarogwa, bashika bakabona n'umusaraba. Iyo Imana izi ibyo yibwira, baragushika bakagushikira mu mazi mwibasi bashaka gutera icyuma ifoto yawe ngupfe, kuko Imana yakuvuzeho ibintu bikomeye. Aho kugira ngo haze ifoto yawe hakaza umusaraba wa Yesu Kristo. Iyo haje umusaraba wa Yesu Kristo, umurozi ahita gw'igihumura, yita yikubita hasi akagagara, ntiyongera kukwegera. Yesu we warakoze kudupfira we. Haleluya, Imana ishimwe. Ahita yikubita hasi akahita bati uyu ni uw'Imana, uyu ni wa murokore, uyu ni wa munyamasengesho, uyu ni wa muntu wizera Imana. Umurozi ahita yibwiriza, ntiyongera kuroga. Uwagiye kugucishiriza ahita bati tahana n'amafaranga yawe, uyu ntapfa. Uwacu we ntacyo uzaba, Imana irahari. Komera, ndagira ngo usengere abantu bubaha Imana, abantu bakorera Imana, abakiranutsi, abizera Imana, abanyamasengesho, abakunda Imana, inshuti z'umusaraba. Aho muri niba mvuze ngo uwacu, yewe ahantu utuye Kristo arahazi. Imana izi urugo utuyemo, Imana izi karitsiye urimo, Imana izi abana bawe, Imana izi ubushomeri bwawe, Imana izi ubutayu bwawe, Imana izi ubukene bwawe, Imana izi imibereho yawe, Imana izi ibiro wicaramo, Imana izi imodoka ugendamo, Imana izi urubyaro rwawe, Imana izi ibyagucitse. Yesu Kristo azi ibyo agiye gukora ku buzima bwawe. Dusoreze ku ijambo rivuze ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Hari ibyamamaye ku buzima bwawe, hari ibintu byamamaye, amagambo yaramamaye, azasazira iwabo, yacuruza arahomba, ntacyo azimarira, ni agapfubyi, iwabo barashize, amadeni aramujengereje, uri asa nabi, nta n'ubwenge agira, ntiyanize, abana ati yarize, nta kazi yabona, yataye umutwe. Bibiliya iravuze ngo erega nzi ibyo nibwira. Bibiliya iravuze ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Ngo Yuda we komeza komeza komeza, ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi yatsembweho atazongera kunyura iwawe. Yatsembweho pe. Umunyabibi yari yaramamaje ibibi gusa. Umunyabibi muzima muburutwa n'umuzimu yari yaramamaje ibibi ku bana bawe, yari yaramamaje ibibi mu kazi kawe, yari yaramamaje ibibi. Ariko Imana irambwiye ngo komeza ibirori byawe. Umunyakibi ntiyabihagarika. Hari Imana wizeye. Umunyakibi ntiyahagarika amasezerano, umunyakibi ntiyahagarika umugambi w'Imana, umunyakibi ntiyahagarika amasezerano. Umunyakibi nta mbaraga afite. Dore mu mpinga z'imisozi aho utabasha kureba, aho abantu bataruzi, hari ugutungura, hari Imana igutunguye. Umwuka w'Imana arakubwira ngo komeza ibirori byawe, kuko umunyabibi yatsembweho. Uburwayi urwaye urabuzi, Imana igukiza ubwo burwayi. Agahinda ufite urakazi, ibikomere ufite urabizi, uruzero ufite uraruzi, ubutayu maze igihe urabuzi, inzara ikuri urayizi, ubugambanyi ukura buzi, ibyaha byatwawe urabizi. Komeza ibirori byawe. Hari Imana isubukuye ibirori byawe. Je kugukubwira ko hari Imana isubukuye ibirori byawe byari byaracecetse. Komeza ibirori byawe n'ibyishimo. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi. Senge umuntu wese warudukurikiye, Mwami Yesu Kristo, uwubaha Imana, umukiranutsi, umunyamasengesho, uwizera Imana, kugira ngo akomeze ibirori bye. Umurinde umunyakibi, umurinde umuzima mubi, urutwa n'umuzimu. Mu izina rya Yesu nakomeze ibirori. Abadayimoni bahagarika umunezero
amizero, nibahagarika amasezerano, nibahagarika umugambi w'Imana, ndatangaje ngo bakomeze ibirori. Imbaraga z'Uwiteka Imana ziganze kubahizera Imana. Mana ngushime kuri Imana ibikoze. Girira neza n'umuntu wari dukurikiye ushaka gukizwa, wari uri mu byaha, ugambe kuva mu byaha. Nta mahoro umunyabyaha, ijambo ryavuze ngo icyo umunyabyaha yifuza kizabura. Ugambire kureka ibyaha agakiranuka, muhe imbabazi, muhe gukiranuka, muhe gukizwa, muhe gusenga, kandi ukimara kubabarira uhindura amateka ku buzima bwe. Mwami urakoze kuri Imana ibikoze, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Ukaba ukijijwe rero ubwa mbere, ushobora kwegera urusengero rukwegereye. Waba uri mu mujyi wa Kigali, ushaka kudusanga mu Rukiri kuri ADPR Rukiri ya mbere, aho duteranira ku cyumweru. Ku mubwizi tuba duhari kuwa gatatu, no tubari tuyoboye amateraniro, wahadusanga. Hanyuma uri mu ntara, wakegera urusengero rukwegereye hose aho bemera umwuka wera, Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera, ushaka kuhegera bakagufasha mu gukizwa. Yesu akurinde umunyabibi, akurinde umuzima mubi urutwa n'umuzimu muri uku kwezi kwa 9, ukwa 11, ukwa 12. Imana ikurinde umuzima mubi mu izina rya Yesu, amen. Bye bye.